umeze rero umeze neza cyane none umva morale ufite umeze neza cyane ahubwo hari inkuru ntakubwira ibintu byagenze neza usigaye ufite icuruza genda cyane rwose kuva ryari ni iminsi mike ariko ubu maze kubona yuko nyine biri kujya mu buryo nsigafata ku mafaranga mbora umbwire ubu ngubu nicyo kintu nashaka kukubwira uyu munsi niyo makuru wari umfitiye ubu nsigaye nkora ku dufaranga nyine ibintu bitangiye kuba byiza shyaka kuva ryari kutahamagaye umubwire ngo nze nyitaye dufundure champagne uzi ikintu nateguye nabanje kureba gukora ndebe ukuntu bigenda muri hari igihe ujya kuvuga ibintu ejo bigahita bipfa kumva urasebye njye nabigenjeje gake ndabanza ndeba ibyo ari byo ubu ngubu ni sawa rero utararenga nanjye gukora ku mafaranga nawe nzakugira ngo ugure bya bintu byawe arya ngo ni bagana pizza se bagana pizza shyaka jya umbabarira ngamba mubwira ubwo watangiye gukora ku mafaranga stress zarashize ikintu kigiye ahubwo ari bwo zihari izihe akazi ibintu ibyo ni ngombwa uzabana nabyo ubuzima bwawe bwose uko iyo ubonye ibihumbi 10 wifuza ko na vene bigera niyo mpamvu izo stress uzazihorana uziga no kuzakira ahubwo ikintu kiriho ugiye kujya wiha ibyo ushaka byose gym rero icyo kintu cya mbere kuko nuzanida kuko imana zabaye umusore mubi gutyo wari uri fit umeze neza katangiye kuza oya bino no umupira nawe cyangwa usigaye wimena mama yawe urutegura uko ugeze ntabwo ari cyane ariko ndiri ikintu nakubwira gym niyo ya mbere ngaha rero mpa makuru ko mbizi ko muri alimentation bakunda kuzama abakobwa bibaranze nari mbizi ko ibyo rero bimeze bite nzi yuko byibuze niwihanganira ijambo ukagenda utarimbwira sinareka kuri kubaza muri alimentation ndabizi no hano haca abakobwa bambere neza turirimbo tumereye nabi ndumva ndamukanya mu vunane nanjye imyenda ndayigerereye ndabona umaze gufura byinshi akandi gatebe kari hano hafi se kanze murebe nawe uba wabyanduje rero ukuntu bisa none se akazi ko ariko kamera akazi kacu se ntubizi ndabizi jeri uzi ukuntu aho bijya kwa korode bahumuje nabyumvise mugore bagashumbuye n'agafiriti ntabwo uheruka kugurira ngo uteke agafiriti ariko nta kibazo iriya myenda ubona yanduye kuriya buriya hari ikintu kiyirimo ndabizi ko ari amaraso yawe uba watanze imbaraga nyinshi ishuri nanjye mbashyira ngo nyine userereze ntabwo nakwaka ibyo udafite ndabizi uri umugore mwiza imana yampaye umutima wawe uriyaza ko hari undi mugore udafite urukundo nk'urwawe ntabwo tuba tubayeho gutya rega shuri nakwemereye ko tuzabana mu bibi n'ibyiza icya mbere ni uko nkunda nanjye nkaba ngukunda naho ibintu by'isi nibishaka tuzabishaka tubibone icyo ngicyo nicyo cyatumye umutima wanjye ukwegukira ubusho tukivuga ibyo uzi ko nyirinzi avuye hanze njyewe ntabwo ibyo nibyo mbigenderamo ubu tuvuge ko nta iki ntawe urareba ngo ngaho mbwira rero rega njye ndakijije hari ibintu ubundi umuntu adakirizwaho
amaso areba umukobwa agakunda ayo ntago ajya akizwa. Wowe ikintu utakijijweho ni iki? Nta muntu ufunga amaso akunda. Rero ngo nta muntu ushobora gukizwa ngo bikunde. Yaba ari na pasiteri abagomba gukunda. Cyakoze abantu benshi niho bagwa. Rero ikintu ndi niyo mpamvu ngiye nashyizeho imbaraga mu kubyirinda. Nyine iyo mbonye umukobwa atangiye kuvuga muri ibyo. Nimba umpeshya nzabimenya. Turi kumwe. Nzabimenya. Uzabimenya rwose turi kumwe. Kambwira umeze neza. Meze neza ahubwo wa mugani wawe. Nzahaza utangire kunyigisha nanjye. Ego nta n'ibyadanje so kuza ugatora 10, 10, 20 ukagenda uzamuka. Bizaterwa n'abyimba nka. Ntago ari ukubyimba ni ukuba fit ukaba hari umusore wambara isengeri ukabona nyine isengeri iramubereye. Hari no wambara ukagira ngo bayanitse. Ukagira bayanitse image. Ako ntago ari ko meze. Nyine kuri wa musore ushaka kwambara isengeri ugaterwa ishema no gucana hose wambaye isengeri. Apana kwambara isengeri no bose bakiruka. Cyangwa ukazana umudijya umuntu uzaninda mbere yuko akati ikorosi bakabona inda mbere y'umuntu. Ubwo buzima ntago ari bwo tugushaka. Oya nibyo hari abantu bafite inda. Rero uzi ikintu nzakora. Hakwinda ngiye ntago yapfa kuza. Ngambwira ro Kigali wayimenyereye imihanda urayikata uko ushaka. Kigali wayimenyereye ariko ako se ntabwo uri kwijyana ku iduka ryawe. Ndi genda bisanzwe. Nimba ari amatsiko mfite ndashaka kubona uri mu kazi. Kuntu bumeze za soni zawe utavuga. Ntago mba ndutanjyanye utavuga. Nzagutegurira umunsi wo kukujyanayo. Oya nyago uzandangire. Ukumva uzame live location. Mbwire kuntu hitwa ngiye ndashaka kugwaho utazi ko ndi buze kuko ubizi ko ndi buze. Wagenda ukibintu kabiremereza ukajya wakira abakira ushyiramo tu English niki kugira ngo unyemeze nyeneye kukugwaho utabizi kabona ndaje. Nk'umukiri. Nahita mfunga. Bikagucana. Nahita mfunga kubera ko ukuntu wakwinjira uri guseka. Oya ntabwo wapi. Nta n'umukiriya wawe. Je nakinjira nzenguka na Big Boss. Je tubyorere. Ngasi giye nje gusoza kaga film. Dore nakumenyeje kujya kubona film. Twagiye. Arashaka amafaranga y'inzu kandi reba haciyeho umunsi umwe wonyine urenzeho. Yavuze yuko ejo natayabona azatusohora akadutahanze. Nabuze icyo mubwira mwereka yuko twarwaye umva mwereka yuko ni amatungo twari dufite mu cyaro yose yapfuye ariko nta kintu na kitari kumva yarakaye yarubiye yagiye muze kumucisha n'umugore. Akundwa rero humura iyo dusenga ntabwo ari bayari. Aya mezi 2 tumurimo ni menshi kuri we ariko natwe ntabwo ari uko twanze kuyamo. Kuko Imana yarebye ikareba mu bantu batuye isi ikabona yuko tugomba kubaho ubuzima bubaye. Humura Imana hari igihe kunyuza mu kigeragezo kugira ngo irebe ukwihangana kwawe, irebe urukundo, irebe umuhate, irebe guca bugufi. Ibyo byose ikabiheraho iguhumugisha. Uyu munsi dushobora kuba tubayeho nabi gutya ariko ejo tukazaba tubayeho neza. Nyirinzu we ndamuvugisha ntabwo ndi bubure icyo mubwira. Hariho n'igihe umuntu yagira n'amahirwe boss akaba hari icyo yatanze hanyuma tukareba ko atagira uducishamo ijisho. Ariko Imana izareba ubuzima tubayemo. Ese ko isize ibisabo iki gikombe kiturenge kuko bimaze kongera agiye numva nacitse intege. Genda cyafite umutima ukomeye, mfite icyizere cy'uko ubuzima butazakomeza kuba bumeze. None uzi ukuntu Cecile yirirwa mbwira ngo ariko ubundi umukobwa mwiza nkawe ngo ni gute ngo ubayeho ngo ubuzima ngo nk'ubwo mubayemo ngo ukene ngo utabasha no kwigura igitenge ngo ubundi ngo kari akagabo ngo ubane nako gute nk'umugabo w'imbwa nkuriya akancunaguza. Sheri ntukamutega amatwi. Uzi impamvu se nuse ntujya mu mukobwa urabonigana. Ariko nanone aho kugira ngo ndirire mu modoka mu bintu byiza ntabwo mu mahoro mfite kuko umutima wanjye byibura mba numva ikindi kintu ubona badafite amafaranga. Ese ko hari inzu yabo bafite
Gire vuba mese. Mbona ese ntabyo unyuguje ngo njye kumufashe. Oya shu nta kibazo ahubwo ndaje ngo waretse nkabyanika. Nari mpishije ndaje ngo tegurira ameza. Reka mbe ngiye kuba nsoma igitabo hariya muri salo. Nta kibazo reka nanjye nanike tuno twenda. Ndabona n'akazuba kacanye ari kenshi. Reka nce mu gikari ndabona hariya hashobora kuba hari. Nta kibazo mukunzi ndaje. Sawa kubura kwabigira. Mashaka. Salame. Oh, churana. Yagiye bite? Meze bite? Undi nshaka kukwegera da. Kubera? Wana nagutinye. Niyo mpamvu nyine ngo uhamagaye ashaka gusaba imbabazi. Cyagiye kigenda ntabwo nari imeze neza ariko byombabarire. Nawe. Bura wenda imwe tujya dukorera iby'amakosa. Tukari ibintu bambwiye uruhande rumwe ngira nabyumvishe. Ko buriya no mu mujyi ahantu tatura. Wabusaba kuba watanga amakuru y'umuntu utarize gute? Utamanje kumubaza. Ariko nje buriya no kumuzana kuriya nuko navuga ngo umuhungu wawe yagize gute? Niwe n'ubundi warabambwiye ngo nze kumuzana. Nubwo nabigusobanuraga rero nkabona nawe uko byumva. Ngo none nanjye nagutuye umujinya Yesu. Titi ntukimyize intoki. Eze Ibaze uri kurya imyembe uri kwimyiza intoki. bitwaye iki? Ndetse se mugiye umva rero. Nyine je navuganye ubishize nakora avuga yarashyaka. Arambwira ngo Imana yaciye inzira. Arambwira ati ubu ngubu mama asigaye ndi umuntu urenze mu mujyi wa Kigali. Bicarana itekerezo ndavuga se gute ntashaka ikintu cyo kuremera umwana wanjye. Asigaye acuruza. Wari mantasiyo. Ego. Cyamaye. Rero kigiye umva ngwite ushaka kunjyana i Kigali. Nshaka undebe muri zino hene. Ndebere iyo ubona rwose muri alimentation bareba bakabona bakavuga ati iyi hene rwose turayigura twishimye. Ifite umuhore se ubuni yihera. Chaka akaka bahita bakorora aka. Ubundi rero mubwira uti rero mwana we mama we yareje abana nta kiri kintu yawe avuga ngo reka gweze kano gahene ugashuze muri alimentation ahirwe ni bakagura nawe uzatera imbere. Niko se imfura y'Imana. Ya nama nakugiriye bya bindi warabivuze. Cyangwa uracyabyicaranye ku mutima. Pastor. Ntabwo byoroshye. Ari ntarabivuga. Kose niba ari imbaraga ntiyanagize. Ahubwo reka ngire ngane n'umuhungu wanjye. Zakaya duha abana, umuhungu wanjye, mwana wanjye. Reka anagire gutya. Atwumve. Dore twari twicaye. Nawe niba yaramanutse ku matwivuga niba byagenze bite? Reka byose abyumve guhera kuri A kugeza kuri Z. Nawe nkukubiswe n'inkuba. None mugenda ntategura kubivuga. Reka noneho reka mwite ni inkuba ni nyirankuba ni nyiri nuko atere hejuru ati ndabivuga ati ndongera nsubira hasi. Birantungura. Mugenda panga kujya ngo mbivuge abaramvanze. Antera hejuru ye noneho bisa n'ibisubira udubimbura ahantu mpera n'iki ubundi kongera kubyubaka bushyashya. Rero nkubwira iri kosa wakoze kugera ubwo bigiriza iki gihe utari wabibwira umufasha wawe mwashakanye nkubwije ukuri ko ari amakosa.
iki kintu itinyuka narakubwiye ngo usenga iminsi 7 Imana ikubaki umutima ifate inkingi z'umutima kuko hari abagore baba baturushye ariko n'abagabo hari abaturushye rero utinyuke ubivuge urabona se amaherezo arayaye ubu uzirukana umwana wabyaye ejo arizo mbaraga zawe z'ejo hazaza yewe waba ukoze ikosa ikibazo nuko Sine yabimenya abibwiwe na Ana murumuna we icyo kibazo mfite ikintu ndi gukora rero ndimo ndagenda mwongoshya buhoro buhoro kugira ngo iryo banga rimbike none njyewe mbyivugire atabivuze rwose karibu rero rero kabo wahageze wahabonye karibu gutinya kuza ngwino rero de hano nani nakubwiraga mba ndi hano urahabona gute rero ntabwo hasanze gute ikinamo n'umupira oya iki ngiki abakobwa sindaye gusanura ubyumve oya ishyaka come on iki ngiki abakobwa bicaraho yego abakobwa ashaka ibaye bimeze oya nawe wakwicaraho nta kibazo n'iki cyakugusha hasi ntabwo uzabona kigishije nta kintu cyaba rero iki ku bakobwa ashaka gutera neza kirabafasha uzana nyine amavuno basi syakamana rero iki rero bakijyaho ku bantu bashaka kugabanya ibinure biriya n'ibyuma abahungu baterura abakobwa bashaka kubaka mu gatuza ahubwo urumva uzisangaye harari amagare ndetse hano batwaramo amagare shyaka ntabwo ari amagare y'iwanyu cyane ni amagare muri atagira amapine mana yanjye ngabo basimbwira wahishimiye urabona ibirede yo kuza muri jewe wagira ngo ni muri hoteli muri hoteli ahubwo ntabwo uragera muri hoteli kuva wagera i Kigali oya rero nzakujyana Marriott uhareba ariko hatandukanye Marriott neza kurusha hano hano nyine n'abantu baza gukorera siporo shyaka tushabuka biminzi umaze i Kigali ntabwo urashabuka reka nyine mbe ndeba ubu ureba iki ndetse ni ikihe kintu udasobanukiwe jyaho nta kibazo ntabwo gicometse ntarimo wakandagiraho akisibye ko nta muntu ukora siporo yambaye gutya nisiyo wakora siporo wambaye ikoboyi wambaye ishati ukeneye agakora k'abahungu agakabutura agapira nzi icy'ingenzi nyine nuko naba nahageze nakuzanye ngo uharebe ukumva ariko siko nzi ko tugiye gutanga uya ntabwo watangira wambaye gutya ariko mu kiraro ahubwo wenda ushobora kuza ugaterura hano iyo nabo ikiro zirunguka urumva uri seri cyane alimentation rero sinzi nimba unayizi alimentation dore ubundi ibintu icuruzamo ibintu by'imbuto imboga n'utuntu dutandukanye nka bino nyine byo kurya byihuse wenda nk'amaji kumva hakazamo amabiswi y'ubwoko butandukanye imigati se amandazi ibintu nk'ibi neza koko urajyana mihene wa muntu we ni mu giterano yijyanye mihe reka nkubaze kaza ubwenge icyo cyatumye amara abantu bina abajyana bakamubera abakiriya nuko kaza ubwenge yagiye azana ibintu byo kurya azana kakamikoro kavuga imiceri ibitoki nawe nakiri hene muri alimentation abantu bazabura akazi y'akaruka k'ubwenge uraseka yandi umuvumbuzi ibyo ndabyumva neza ariko bihene ikindi alimentation nyinshi ntabwo zicuruza inyama niyo zicuruje inyama zicuruza amafi zigacuruza n'inyama wenda zinka nta alimentation najya ngo nsanga inyama zihene ese wayijyanye gutwaye iki none ikindi ngaho ahangaho ndakwizitsanga alimentation kaba bari mu mataje azazirika he
amataye se ntago agira hari umuntu yazirika ubundi ahubwo wenda nk'ino wakakwiye kuri kumwohereza nangaho warahinze akuri kumwohereza nk'izi mbuto ukumva ukamwohereza wenda nyine ibintu nyine biri aho ngaho tu nk'imineke ko ufite urutoki wamwohereje imineke umuneke ugura 100 umuneke ugura 50 kari hano iri muri za mirongo oya hari ikintu utazi ego yijyane ibindi nzabyimenya reba rino kano mu mujyi kari 500 sibye nangaho tubonera ubuntu none sibwo twanzuye ikiza ni kimwe niba ntushaka kumwohereza ihene ahubwo we wazayimuragiriza intangane mushaka kumuteza imbere aho kuvuga ngo nyijyane ngende imvunira iri kumvuranira mu modoka de no muri no miss nta muntu gitwarana n'amatungo n'aba ndayicisha yari kuba byiza rwose abakiriya bindi bamwe bakabona ihene hari n'abantu baba batararayibona iyo za Kigali batarabona ihene aramutse ayikizemo nubwo itamufungiye ahubwo wawe umwirukanishije kize mujyanira imbuto izo umuntu yamushyira ategere reka ngubwiye nawe nta kintu mare nawe uhita unagenda ubwo nyine nta kintu mare uzongeye kubona umpamagara nongeye nca kuri ino myembe se imyembe uca kuri iyo myembe ariko se kamanza ngo aratigi ubundi uri guca imyembe uko wishakiye mwakire muye oya ntongeye guca iyo myembe nzayijyana ku isoko ejo mwirinde mbecuriye uko nicyaje ngo ugenda gute genda yuki ngewe kuntu mara ubwo mwishyura inda yawe niyo guhahirwa cyangwa niyo guhingirwa Gigi ubwo nyine umwujeho sawa nta byawe iratsiko ariyo Shyaka ko wagira se ngo usanzwe uterura rero reka nkubwire ahubwo se ko Yesu ibintu by'umuntu aterura nuko tworoshye ni by'umuntu aterura ahubwo ndi kubaza wariye ibiki cyangwa uranyibeta Jim wari uyizi urambwira ntabwo uyizi hano kuri kinanzi sintubizi ko ntajya mbeshya rero umuhati ufite no ku mbona ubishaka ikibazo nuko bazahita bakunjyana mu gihe gito wabuze wowe iboga ari kurenza aho ngaho usigaye usa neza umva nkubwire abakobwa bazaye kurwanya ni ukujya uza ugaterura umva ngaha terura icyo turebe ko ari byinshi karimo nyine ukuntu uko bigenda birutanwa niko nyine bigiye birutanwa ku biro ibi ntabwo byari nese umuntu araza kirwa terura bino bintu bizamura bimanura cyane akanatwishyura ahubwo akanishyura nese uzi ko ahanga ntabwo ari ubuntu urishyura nyine murateka ariko turateka nyine mucuruza ibyo kurya ifiriti oya Shyaka bishyurira kuza muri gym bagaterura nyine umuntu yishyurira kuza guterura bino bintu ako kantu nese urumva bitabaho nyine ayo mafaranga ntabwo nzayabona oya we ntabwo uzishyura ubwo se wakishyura tuziranye ntabwo iyo wakishyura humura uzajya uza wisanzura uko ushaka ujye hariya hose ku buryo mu kwezi kumwe nyine Shyaka zaba atandukanye na Shyaka wa mbere warabaye ikibogari ububogari bwawe bwariyongereye ako reka nizere basi ko wishimye nubwo nishimye ahubwo nyihangane nibona natunguwe ntabwo mbimenyereye pe oya ibintu byose rega ibintu byose ugenda ubimenyera none se bari abantu nabo baba barimo hano ariko ni umuntu nese uriya muntu ubona atari ifoto ntabwo arimo hano nyine nawe agezemo hano iyo agezemo hano bara nyine ni abantu tuba twaratangiranye gym tukavuga ati ni abakiriya bacu bahoraho tugahitamo kubamanika buriya nawe ejo bundi nzaba nakumanika cyane ku muryango bindavuga ati iriya bogari ni radiya shyiramo flash nese watangira aka kanya ubundi ujya iyi myenda ntabwo bayambara muri gym ni uko nyine naje ngo uharebe ahubwo dushobora guca ku isoko tugashaka imyenda ya siporo ejo nimugoroba tukabukerera tukaza kare tugakora siporo njye nta kibazo njye nzara kugeza mu mwamanitse hariya nibwo nzarekera urumva mbese ntabwo ukeneye kugera ari amatuza shamuya ni inyamaswa rero biriya nyine nibyo tuba dukeneye kuba ariko uzi kubona umusore ufite inda sinekubwiye ajya gukata ukabona inda mbere yo kubona umutwe ubu ntabwo aba ari umusore
umusore nyine wa musore ubona akabona ko ari umusore ari fiyeri nyine yishimiye kuba yakambara agatuza. ubwo rero ibyo ndimo nuko okay ibyo reka tubyihorere ariko nzi ko nzabikora kandi nkabikora vuba. ubundi rero abagabo mujya mugira ikosa rirerire ryo kubyara umwana ukabaho ntushaka kumwanga ntushaka no kumwereka umugore mwashakanye. Iri ni ikosa. Urihanukira ukabibwira umugore wawe ariko wabanje gusenga akabyakira cyangwa ntabyakire, uko byagenda kose wa mwana agomba gukomeza kuba uwawe kandi ukamwubaka ukamwigisha. Ikintu bari guharanira pastor ni ukugira ngo abana banjye batazagwa muri icyo kintu kuko n'abatangiye gukunda bakuze, ishyaka yakuze ageze mu rwego rwo gukunda. Nyabusa uzi ko uvuze ibyo gukunda, umukobwa wanjye asigaye akunda umuhungu wawe Ishyaka. Mva reka da, nubwo wabonaga ashaka ko tuzana hano kandi numvaga nkeneye kuganira nawe kugira ngo batumva inama ndi kukugira. Ariko ni n'abakuru barashobora kwibaza ko se mama kuki yanze ko tujya, ariko niyo mpamvu ubu tuba twazanye. Ariko kubera ko nari nkeneye kuganira nawe ngo nkubake umutima wawe warahabutse kugira inama nzima, ntabwo nagombaga kuzana nawe. None urwo rukundo rwanyu warubona ute? Ariko uzirinde kugira icyo usunika, nanjye nzirinde kugira icyo sunika mu rukundo rwabo. Tureke Imana ariyo izabyikorera ibihurize ku giti cyabo. Buriya njyewe ntago njya nkunda umubyeyi usa naho asunika umwana we mu rukundo. Ni bibi. Niyo yagize ingorane arakwitakana akavuga ati mama niwe wangushije cyangwa data niwe wangushije muri uyu mutego. Urabaha rugari rwose ni bakuru. Uretse ko mbaye ba mwana wa pastor nabyo ntacyo byabitwaye. Rwose bizaze ku giti cyabo, Imana igire gutya ibihurize, imitima yabo ihure kubera Imana. Ariko bitabaye kubera twe. Byabaye nka byari bya kera aho ababyeyi bahitiragamo abana babo, ariko ntabwo kigezweho. Ejo hatazagira umwana uhura n'ingorane mu rushako rwe akatwitakana.